haya ngo inama y'abajenerali iriya nama yari indyango inama generali bamuteka gufunga telefone. Inama ngo iyo kongera abasirikare mu gihugu cya Kongo mu gihe abandi bakomeje gukubitwa izakabwana. Turareba kandi imyiteguro ku ifatwa rya Goma. Imyiteguro ku ifatwa ushobora kwibaza se abantu bitegura ko umujyi wabo ufatwa ngo abarusiya ku munsi w'ejo kuvejo ubundi network za Airtel na Orange zari bazikuyeho ngo biriwe bestara ikoranabuhanga ryabo ryantuza rifata amabombe. Iron Dome se bayizanye ku buryo ngo bombe uyu munsi bazikagwa mu ntuza mu mirimo. Amakopera mu 26 uyu munsi nta kintu yigeza ko yabaye impfabusa. Eri wa FDLR urahitwa ngo ni za Kirumba ni mu majyaruguru ya Rucuro hafi ya za Kanyabayonga ngiyo ngiyo. Ejo yashinguye umuntu ari muzima. Yashinguye umuntu ari muzima? Akaba ni inyamaswa izi nyamaswa ni ibikoko. Indi nkuru ivugwa cyane y'abakomando bagera kuri 400 ba FDLR barimo baza mu mujyi wa Goma nyuma y'ababandi bigeze kuza 128 bagashyikira Gituku 100 bakerekeza mu kibaya, hanyuma baherekejwe na General Domi wo muri EPSLS, hanyuma abandi 28 bagasigara mu mujyi bakora operation zimwe zidasanzwe nka za zindi ijye uvuga ko basigaye bica abantu kandi kuva baza bamugani umujyi wa Goma babonye ko byahindutse abantu barapfa umunsi kundi. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho kuri uyu munsi tariki ya 16 ukwezi no kwa kane kedi umwaka wa 2024 tugira abantu ngo muhawe ikaze mu kiganiro cyacu tujye kuri amakuru atandukanye kandi amakuru agize gute amakuru utasanga handike na amakuru adzimbye niko mu kirundi bavuga cyangwa se amakuru aremereye cyane ko uyu munsi habaye byinshi cyane haba hano muri Kongo Kinshasa barwanye 23 yiriwe mu mirwano mirwano iteye ubwoba mirwano ikaze. Ku rundi ruhande twafite amakuru y'u Burundi naho agahugu kenyegeje gakomeje haya ngo inama y'abajenerali iriya nama yari indyango inama generali bamuteka gufunga telefone. Inama ngo iyo kongera abasirikare mu gihugu cya Kongo mu gihe abandi bakomeje gukubitwa izakabwana. Turareba kandi imyiteguro ku ifatwa rya Goma. Imyiteguro ku ifatwa ushobora kwibaza se abantu bitegura ko umujyi wabo ufatwa nta kindi gituma habaho gufatwa kwa Goma nuko icyambere cyo MONUSCO ngo irimo iratoza FARDC kuko igomba guhunga icukura indage yereka uzahungira aha uyu munsi Goma izafatwa imera abantu b'ingenzi ishobora guhungisha kandi bereka n'uburyo bashobora guhungira mu kigo cyayo. Ariko ku rundi ruhande wa mu general wa mu colonel twavugaga ejo wo muri SADC y'aba South Africa tubazaniye amazina ye twayavumbuye murabizi neza ko Bwiza TV ni ya mbere mu guhiga amakuru atoso cyangwa se acukumbuye. Akaba yarafashwe ku itariki 3 hari ku cyumweru mbere yuko Nyanza rifatwa ngo yari yagiye mu misa muri kiliziya ya Matanda kuri paruwasi ya Matanda niho yafatiwe. Ku rundi ruhande ariko hari umukoloneli wa FDLR urahitwa ngo ni za Kirumba ni mu majyaruguru ya Rucuro hafi ya za Kanyabayonga ngiyo. Ejo yashinguye umuntu ari muzima. Yashinguye umuntu ari muzima? Akaba ni inyamaswa izi nyamaswa ni ibikoko. Yashinguye umuntu ari muzima amuhoye ideni. Amuhoye ideni? Turaza kugaruka ku bya makuru nanone y'uburyo akarenganuye umuturage yakorewe. Ku rundi ruhande ariko ngira ngo imirwano y'uyu munsi muri Sake ya indyango ni imirwano kandi agaragayemo SADC kuko Tanzania ikitwa Tirari ngo yari imeze nabi kubera ko bari bizeye ko ngo abarusiya ku munsi w'ejo kuvejo ubundi network za Airtel na Orange zari bazikuyeho ngo biriwe bestara ikoranabuhanga ryabo ryantuza rifata amabombe. Iron Dome se bayizanye ku buryo ngo bombe uyu munsi bazikagwa mu ntuza mu mirimo. Amakopera mu 26 uyu munsi nta kintu yigeza ko yabaye impfabusa. Urugamba ko numva rugiye guhindura isura ariko mu byibuke twari babwiye mu biganiro nka bitatu bitambutse hano kuri Bwiza twabwiye tuti hari ibitero FARDC iri gutegura bise ngo ni harya ni similitane bikomeye cyane ku buryo ukurikije amagambo y'umuyobozi wa SADC yavuze
ukareba amagambo witwa General Mbokani hano mu kibaya babwira bari abasirikare bavuga ko bagiye kwambura M23 ibintu byose bafite. Kavuga aba bagabo ko bagiye bakwitwa mu nshe zigiye zitandukanye, niki kiri gutuma bakoresha izi nteruro zerekana ko bagiye kwambura M23 ibikigenzo. Erega aba bagabo bafite ukuri kuko bafite ibyo bashingiye. Nose wakwibaza impamvu aba bagabo bafungiye mu mujyi wa Goma ahantu badafite withdraw, ariko bakaba bagishikamye nta uva mu muri uyu mujyi. Mubu hari inkuru wenda nubwo tutarayikorera ubugororangingo ivuga ko hari amakompora cyangwa se amabombe atera ubukonje bagiye kuzana mu mirwano kandi ngo ntago yemeye ku ruhando mpuzamahanga, ariko Kisekedi twabonye n'ibitemewe bikoresha. Rero umuntu bavuga ko ashobora kuzana imbwa ariko Chiromba urumva rero ni hatari. Iyi ntambara irakomeye. Twakira abantu mu kiganiro amakuru agezweho, bari amakuru adasanzwe, amakuru avuga hirya no hino aho twisekera tukanishima. Twakira abantu batandukanye, twakire Mabirisi muri New York, twakire Mama Aisha, mubyeyi Caritas Karitanyi, twakire Patriot, twakire Emile King, twakire rwose witwa Matiasi, uzwi muri Mozambique. Matiasi tumwakire ukomere cyane. Twakira abantu batandukanye, witwa Karangwayire kuri Epiphany kuri Epiphany ho kuri 40, Habyarimana France Rubavu, Terence Kwizera, Ramazani mu Faransa, Rose Bubanje, Rose Mubigi, Jackie Munana muri Canada, Damian Nkaka muri Canada. Aho muri mwese mumve ko tubakunda, aho muri rwose bayitanye imbabazi Providence, mvuze nabo ntavuze nzagenda bavuga buhoro Muhammad muri Muzamurino. Mwese rero muhaye kaza mu kiganiro. Aho muri hose tubabwira kandi ko Bwiza TV yashyizeho promotion mu kwamamaza. Muze mwamaze ibikorwa byanyu, mwamaze business zanyu, mwamaze amahoteli, ibicuruzwa byanyu, product nshyashya mufite, inganda zanyu. Nyamuneka ntimutangwe igiciro n'amafaranga make, yapfa ko ukunda Bwiza gusa. Hanyuma kandi tubwira abantu ko dufite na services zijyana live streaming, video production, photo, dufite kandi sound system, ibyo mukenera byose, services zijyana multimedia umwana wanyu. Turanigisha kandi mushobora kuza mu kwiga, abakeneye kwiga multimedia barabizi abenshi abo twagiye twigisha. Tubibutse ko uyu muyoboro wa Bwiza TV ni umuyoboro mu by'ukuri ukurikirwa n'abantu basaga 100,000. Urumva ko kuza kwamamaza mu bantu basaga 100,000 burya ntago uburi mu gihombo. Barenga ubwo naho ni kuri Bwiza TV, ushyiraho bwiza.com, abarenga 150 bayijyaho n'ibindi ku munsi, ushyiraho social media zacu, ushyiraho n'ibindi. Kandi reka tunamaze witwa Dondo Die hano mu mujyi wa Rubavu, ucuruza mu bya electronique hariya. N'abantu mu uyu mugabo naje gusanga nakara kajya he, uretse ko nakasamutwe kintu kijyanye n'ibikoresho geramo kareba uvamo ibikano byakebanye. Afite ibikoresho byinshi, amaketo, coffee maker, amafirigo, amateleviziyo, gaze ntahandi wayisanga mu mujyi wa Rubavu. Sibye kwa ujya kugura gaze bakagupfunyikira, usanga gaze ntanuko abantu bakaguhereza nyine tuzuye. Ni impande ya House Koje Bank, ubwo ni impande ya Equity, kandi cyangwa se imbere uva ruguru uva hirya ku isoko, cyangwa uva kuri Bank Populaire. Abantu bamugane yitwa Dondo Die. Nahandi wabona electronique, ipasi nziza n'amaradiyo, nta handi wabibona byari. Ushaka screen nziza, televiziyo ya muzuri igezweho, abantu bakunda kwirebera utumatch cyangwa se imipira za Canal Sate, Canal Box, byose kategori zose puse zigeze zitandukanye. Twamaze Jire, umutarama Jire, umuhungu rwose witunga bamugane tumuhungu. Hari umuntu hariya yitwa umuhungu, akamyamana kuri social media ngo umuhungu ugize gute, wirwanyeho se wirwanyeho. Ariko jenze katirwanyeho ubwo ni number 1. So nawe rero turamwamamaje abantu bakeneye kujya kohereza amafaranga, ohereza abanyeshuri, abavandimwe mu mahanga, cyangwa se bakeneye kuyohereza. Jire ni umuntu wa mbere hano utanga service kandi akayikora neza. Uyu mugabo rwose hari umutaramo wigeze kugira gutya arambira ati jya kwa Jire ndaje ngusunikira akamesaji karyoshye. Nageze hanyakirana urugwiro, ubona ko ari umugabo rwose utanga service izira makemwa. Kandi nkubwire ko
noneho twinjiye mu makuru ubwo reka dufata akaruhuko tuze tujya hehe mu makuru. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya electronique by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Dode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Tugarutse mu kiganiro cyacu KD nkubwire ko ngo aba FDL 400 bakomando 400 bari kuza mu mujyi wa Goma bavuye mu bice bitandukanye bagomba kuza gukora akazi ko gusimbura wazarendo zapfuye, abazarendo bari mu magereza, abakomeretse, abatorotse. Aba FDL hari abantu benshi bateye kujya ati ubugome n'ubu bugiye kuza muri Goma ntibyoroshye. Bahereye kuri bandi 25 basigaye mu mujyi wa Goma. Ibyo bari gukora abantu barabibona amaze abantu bariye. Yego. Reka kandi tubabwire ko tugiye kubana na Alpha Mike Alpha crossline abantu bagiye bayubaha cyane. Bagiye bayubaha Alpha twagiye. Kedi reka dutangire rero tuvuga no ku makuru agezweho. Amakuru yiri wavugwa hanyuma tuze kujya mu yandi makuru. Amakuru agezweho rero ngira ngo uyu munsi nibwo twamenya amakuru ko hari umukoroneri witwa Bigira Abagabo n'uwo muri FDL birumvikana akorera mu gace ka Kirumba. Aka gace ka Kirumba ngira ngo na gace gaherereye. Renda twakira Alpha turakwakiriye nawe wisange muze kugenda utunganira. Yego. Na gace gaherereye mu majyaruguru ya Rucuro, hanyuma kandi ni ubwo ni muri axe ya za Kanyabayonga birumvikana. Uyu mukoroneri rero asanzwe kiriya cyaro cya za Kirumba yakigize iki? Ni umuntu wahageze bamuha icyubahiro atatekerezaga hari ko bakimuha ku buryo imanza zose ziba muri kiriya cyaro, yaba ari umugabo warwanye n'umugore we, yaba ari umwana wapfuye n'undi ikaramu ku ishuri, niwe ujya guca urubanza kugira ngo aze kubona uko yaka amafaranga niba twahita inzoga z'abagabo simbizi. So uyu mugabo rero haragira gutya, hari umugabo wari ufitiye undi ideni nkuko njye naba ngufitiye ideni. Yego. Noneho ngatinda kuri kwishyura, bikaba ngombwa kujya kundega kwande kwa Colonel Bigira Abagabo ati kana karanyambuye. Ariko wajya kundega ugasiga utanzeyo kabituga kwa Colonel Bigira Abagabo. So uyu mugabo rero wari wambuye cyangwa se wari uri mu ideni yaje guhamagazwa, ageze kwa Colonel Bigira Abagabo bamwoburije ko agomba kwishyura ideni vuba cyane bidatinze. So mu kubimwoburije rero cyangwa se mu kumubwira ko agomba kwishyura vuba bidatinze, ariko uburyo babimutegetsemo hari harimo gusa naho bamuremereza. Baramwoburije nurenze tariki nizi uzafungwa, bazagurisha ibintungo yawe n'ibiki byose. Umuturage urumva yarababaye avuga ati ideni ko leta maze igihe ideni ko umuntu twe twabyumvikanyeho kuki bigeze kuri urwego. Mu gutaha rero bumvikanye itariki yo kwishyura agenda yijujuta mu nzira. Uyu muturage wari ufite ideni. Yego. Ageze mu nzira aravuga ngo aka karengane mudukore ati vuba cyane kagiye kurangira, ati umucunguzi ari bugufi. Wumvisha amagambo yavuze? Umucunguzi ari bugufi. Ati ibi byose bizashira, ati umucunguzi ari bugufi. Abo bari kumwe barita mu gutwi basubira kwa Bigira Abagabo ati uzi binavuze? Aravuze ngo ejo ati ntare ati M23 ati iri bugufi, ati bingibi bizashira vuba bigiye kurangira. Ubwo ni nkaho yakwijujuta avuga ati aka karengane kazashira ntago ariko bizahora. Bigira Abagabo yamutumyeho vuba na bwangu cyangwa se Mike ikintu yamukoreye yahise ategeka abantu bari aho ngaho urumva bari baje gushungera gucukura icyobo akwiwemo. Yego. Paka cyuzuye bamubwira ngo jyamo, barenzaho itaka. Bigeraga amushyingura ari muzima. Ubugome bwa FDL mwagiye mwumva za 94, mwagiye mwumva mu bihe bitandukanye, n'uyu munsi niko bameze. Muri baza gushyingura umuntu ari muzima kubera ko avuze gusa ngo nyine urumva abantu niyo twaba batwunze neza, hari igihe ubumwe batanyuzwe n'uburyo batwunze byonyine ngo ibi byose bizashira, bituma ashyingurwa ari muzima. Bigira Abagabo n'uwo Bigiraga n'uwo mugome ngayo ubugome bwa FDL
Bwizo kandi FDL ziri kuyagute ziri kuza mu mujyi wa Goma. Reka Ziri turebe kuza ku mu mujyi wa makuru Goma. yiriwe avugwa hanyuma tujye mu busesenguzi ku mirwano yabaye muri za Sake Bweramana nabonye ngo harimo na muremure nabo barwanyeho. Kiriya gice urumva izi ngabo iyi coalition ya FARDC ubwo ni abarundi nizo FDL nizi SADC bazisabye ko zigomba gukora ibishoboka byose uyu muhanda wa route nationale numero 2 cyangwa se umuhanda nimero 2 uhuza Nord Kivu na Sud Kivu ugomba kuba gufungurwa. So aba rero bari kurwana ubudakuraho bagambiriye ngo barebe ko M23 bayinaniza. Niyo mpamvu urukumva bari kurwana Sake, bakarwana Shasha, bakarwana na Bweramana. Nuko ngo M23 barashaka guko ita pedale noneho igasa nisubiye inyuma byibuze ura muhanda ukongera ukabanyabagendwa kuri side ya FARDC. So rero uyu munsi ngira ngo ibitero byatanye mu byo kuwa 4 kuwa 3 gutyo w'icyumweru gishize kuwa 4 kuwa 5. So uyu munsi wanone igitero cy'uyu munsi cyari kirimo SADC ya Tanzania aho babanje gukora ikitwa sharing ngira ngo abakunzi ba Bwiza TV bumaze kumenyera iyo tuvuze ngo sharing tuvuze bya bitero byifashishwa imbunda zirasa mu ntera ndende ubwo no kuvuga ngo ni bya bibunda bya muzinga birimo izitwa za BM birimo ibyitwa za izitwa ngo ni za Katyusha n'ibindi bitwaro bigiye bitandukanye. So nyuma yuko rero ibi bibayeho habaye ngombwa ko haba icyo bita kwa divasinga cyangwa se gusanga uwo muhanganye mu birindiro bye. FARDC ro ya divasinze ariko amakuru twari dufite kugeza mu masaha y'isa 7 amakuru nuko hari hamaze gupfa abasirikare ba coalition ya FARDC bagera kuri 28 harimo abasirikare 8 ba FARDC n'abandi 12 ba Wazalendo abandi bagera kuri 6 ntago twigeze dusobanukirwa ngo naba FDL cyangwa se nabahe. Urumva iyo urugamba rugikomeje ntago urabona report yuzuye. So ngira ngo rero impamvu tuje muri iki kiganiro tudafite imibare yuzuye urabizi ko no muri uyu mugoroba rwose bari bagisekurana kandi iyo urugamba rukomeje burya biragoye kuba watangaza amakuru yuzuye. Yego. So Kedi rero Alpha uri ko twumva ku murongo wa telefone? Yego rwose ndikumva 100%. Imiripuko yakarisha. Imiripuko ni imiripuko. So wowe watunganira kuki ku rugamba rw'uyu munsi? Urugamba uko umugenzi wanje Keda bivuze nuko rwose byiriwe bikomeye. Kandi ngira basa naho ubwo biri bunakomeze na mu gitondo kuko imyiteguro irakomeje ubu hari ikamyo zigera mu 8 zimanutse mu Bambiro. Ubona ko rwose badashaka gutuzana gake. So uyu munsi rero ngo byiriwe bomba ari kuri bomba ari bombe. Reka tuze kubivugaho kuko impamvu bombe zitaje kugira amajwi menshi muri Goma nuko twamaze kumenya ko abarusiya bamaze gufata tekinike yo kuzaba bafatira bombe mu kirere ya M23 bakayiyobya ikagwa mu ishyamba ikazicika ntirasiba ibimodoka byabo nangwa mu bigo. Niyo mpamvu nizatewe muri za Mugunga zitagize amajwi menshi cyane kuko urabona ubushize zikubita alerte mu baturage ikaboneka ukabona ko nyine nabo bahungabanye. Ariko mu bice bya Sake rwose muri iriya misozi na Sake mu centre inzira ya Mushaki inzira ya Gicanga rwose umunsi byiriwe bikomeye cyane. Byiriwe bikomeye gute? Ninde wari uri kunesha undi uvuze ngo byiriwe bikomeye ushatse kuvuga? Intambara yari urabona coalition yose iratakataka yose ya rugaga FARDC Nyatura n'ibindi bose babaye birunda hamwe nyine basaba gaba ibitero bikomeye ariko M23 yabashubije inyumira n'abakubita nguko isanzwe bikora. Ubona ko mu mujyi wa Goma bice bya Ntosho na za Mugunga hiriwe amarira menshi kuko hari benshi bafite imiryango muri Wazalendo no mu basirikare bakiriye inkuru mbi z'akababaro z'uyu munsi.
biba bikomeye tubona abaturanyi barira ati fulani amekufa na fulani amekufa. Tubona ko biba bikomeye nyine mu ruhande turimo. Okay, noneho reka wenda turaza kugarukaho ese kwanza Kedi iri koranabuhanga nta impact ishobora kugira kuri M23. Urumva ni ibintu biteye n'ubwoba ndetse abantu bagomba no kwitondera cyane byanga byakunda my friend. Niba ushobora kohereza amakompora yose akayobwa ntabashe kugera kuri target, ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane. M23 bagiraga gutya bakirirwa bayisukaho imvura urubura rw'amabombe yakohereza 2 cyangwa 3 bitewe nuko yagize kuri target yazo bikarangira FRDC citse kimwe cyangwa se ihisemo guhungisha ibyo bikoresho byabaga byazonze M23. Uyu munsi rero urumva nimba hajemo iyi technology twavuga ko ariyo ku rwego ruhambaye cyangwa se ku rwego rwo hejuru, ni ikibazo gikomeye cyane. Ntekereza ko kigiye gucalenginga M23 yakomeje ari kurindira uyu mujyi wa Goma. Tuhora tubisubira ngo tuti uyu mujyi wa Goma mwakomeje kuwuteteya, ariko byanga byakunda bagiraho ingaruka bitewe nuko aduyi ni hari gupangira ibitero byose biri kubagiraho ingaruka. So uyu munsi wano rero ntago byabimenyerewe, haje ubwo bwirinzi bwo mu kirere niko twabivuga, ni twavuga ko ari ubwirinzi bwo mu kirere. M23 ubwo urumva igiye guhangana n'iki haje ubwirinzi bwo mu kirere kandi hagiye no kuza bombe z'uburozi, hagiye kuza bombe z'uburozi ngo ni semi, niba ari semi bazita ngo ikireka ndeba zo bombe yangu zitera ubukonje sinzi niba zitera ubukonje ku kiye kigero, ariko ayo makuru nayo tuyafite ko agiye kuza ibombe zitemewe ku rugamba. Ngo bombe zitera ubukonje ngo zabanje ngo baje kurashisha M23. Urumva izi bombe rero ngo ni mini bombe niko bazita, mini bombe. Izo bombe rero turaza kumenya izo mini bombe ngo nizo ubuhe bwoko, ariko ngo nizitera ubukonje. So M23 rero urugamba rugiye kuza gufata intera kuko hagiye kuzamo technology. Oya ubundi byaba ko ngo yari yafataga bombe muri za Kirorirwe na Kicwa. M23 none nayo bigiye kuyibaho. None bimeze abanyejo bundi muri Israel bagira gutya Iran ikayisheringa haya amakompora amagana na za drone bikarangira ku kigero cya 98% izi bombe zitagize icyo zitwaye zitwara abanya-Israel. Umunsi wa none M23 bya bindi yavugaga ati kugira ngo ducubye uyu muriro batwakijeho reka twohereza amakompora nk'icumi cyangwa se ayo ane. Bari baragoberega Malawi, Sadeke, South Africa, Tanzania, bose bombe zahoraga zibakubita buri munsi. Umva ni ibibazo bikomeye cyane. Urundi ruhande uyu munsi mu Tanzania yiriwe ameze nabi, niba bire kuri Atirari yiriwe yohereza mu Kimoka, yiriwe yohereza bitangwa ni Negenero ni Vunano kaga agasozi kari hara n'ubundi n'ubusozi buri bukikije Sake biriwe basheringa ku buryo bukomeye cyane. Nihe yaboherezaga bombe Alpha Alpha? Yes. Na niba mbaza ni waba wamenya aho boherezaga izi bombe? Urabona umuhanda wa Sake ukabona uri muri Sake ubona hakurya Mushaki hari Negenero hari akandi gasozi ka hariya kuri ku mantene ku Makawa. Aho ngaho ku mantene ubwo busozi bwose bwiriwe buterwamwo amabombe. Nta gasozi kasigaye katarashweho kuko hose ibitero wabonaga hose barimo byibasira. Urabona M23 itari kwirindiriza ikintu gikomeye cyangwa itari tuvuga ati se irindiye ko bayicanaho umuriro nangwa biga ubundi bwenge nangwa ibyo byose twagiye tubivuga, ariko urabona ko kureka umwanzi cyane bituma yitegura bihagije. Okay, Alpha, reka noneho turebe tujye kuri turebe kuri zindi issue wenda y'amabombe na technology bigiye kuza ibyo byubwo M23 kuzadiringa nabyo. Reka turebe noneho kuri ku yindi ntuza twavuze, turebe noneho ukuntu imyiteguro yo gufata umujyi wa Goma, aho ngo MONUSCO iri witoza FARDC guhunga iyereka uko izabigenza. Tubwire uko wamenye iyi operation cyangwa se imyiteguro.
tukiri no kuri iyo myiteguro yabaye amasaha, hari amakuru tumaze kumenya ko Mugunga hari imbunda ishobora kurasa Gicanga, ugereranyije n'uko bari mu gupima ibirere byaho, baravuga ko igomba kurasa mu birometero 60. imbunda bamaze kuhatereka bayiteranyije, barimo baterateranya ibyuma byayo mu guhera saa 11. Amakuru atugeraho nuko ngo bari mu gupima bagasanga yarasa ibirometero 60. Rero kubaza uriya muhanda ndabo bona kurasa Gicanga, bapimye kiriya kibaya, bapimye ikibaya uburyo bazaza bayibaya kikarenga ntice mu misozi za Kirorirwe ikagenda icikira, ishobora kurasa za Kabaragasha na Gicanga. ubwo bivuze ko baramutse bayiteretse nko mu kibaya ishobora kurasa hafi za Rucuro no muri na za Rumangabo hose. Narimo mvuga uburyo bari utageti bayishizemo muri axe ya Masisi, izaje ikikira imisozi ikurikira ahantu hari rambure h'ikibaya, bagiye ngo bapima bakabona ko nibayishira hariya nyine mu Gasengesi izaza ipima isasu ryayo rinyura ikarenga rikomeza Ikabaragasha n'Igicanga. Ko numva ari hatari, ko numva M23 ikomerewe. Iyo ni amyiteguro nyine ikomejwe kubaho, bari mu gushakisha ubwo buryo bwose, ni amyiteguro idahwema gukorwa. Turebe noneho uko kwitegura. FARDC iritegura kurwana mu rugamba rukomeye, ariko ikanitegura no guhunga. Ese ubundi ibintu birahurira hehe? Amakuru dufite nuko MONUSCO yabakoresheje inama, bamwe mu barinda ikibuga c'indege n'abandi ba ofisiye baba bari ku isonga, nuko yagiye bereka uburyo bwo gukora za communication, ikabereka uburyo bwo kwihisha. Bamwe banahawe strategy bazakoresha ngo miramutse isatiriwe uburyo bakwiripota bahita binjira bakihisha muri MONUSCO bagakiza ubuzima bwabo. Ubu baritegura, ubundi ntabwo utegura intambara udateguye naho wahungira umaze gutsindwa, byose biba bishoboka. Kuba bategura uburyo bahunga birashoboka, kuko mu kurwana harimo gutsindwa no gutsinda. Ukaba ubona ko ubwabo biteguye gutsindwa kandi baniteguye no gutsinda. Ukurikije imyiteguro ya FARDC muri Goma, muri Mugunga, ukagenda ukagera hariya, wareba no muri axe zose, ubona ko biteguye kuya gute gutsinda no gutsindwa. Ni bibiri, no gutsinda nangwa gutsindwa, ari byo tujya twibaza. FDLR bashize mu mipaka, FDLR ziri kuza n'ibindi. Ese gutsindwa kwabo zizaja hehe, zizahungira he? Icyo nacyo tugitega amaso, tugihanga amaso turebe. Ahubwo se nizitsindwa bwo zizajya hehe? Nako nizitsinda bwo bizagenda bite? Hari ibintu byishobora kwibaza. Nizitsindwa zizajya he? Nizitsinda bwo zizajya he? Surumva hari challenge riga. Rimwe na bimwe mu mirwano nje mbona FDLR ikora muri Kongo, nje mbona ni ubugizi bwa nabi gusa bwayizanye, kuko simbona kuza gushora imirwano mu gihugu utazafata ngo ukiyobore. Abandi bamenye ubwenge barataha bubaka igihugu cy'iwabo, kandi urabona ko FDLR zikorana abana bavukiye mu mashyamba, abo basigaranye bandi ba komanda babo ni abasaza. Ubona ko rwose ikizakurikira gutsinda bazajya hehe.
hanyuma gutsindwa bazajya aho kandi wowe kazanye ahubwo tunakarebe tubone kujya wenda mu yandi makuru. Reka mfate gutsindwa kuko nibyo mbona nta gutsinda kwabo mbona. Reka mfate gutsindwa kwabo. Gutsindwa kwabo bizabata mu kaga kuko bamwe mu banyagihugu bazabona intervention y'ibibahungisha, wenda bazaja Bukavu. Ariko nanone nk'uko bisanzwe bimenyereye mu gisirikare cy'inaha, umusirikare yambara uniform hasi yambariye kuri civile, niyo karaktere yabo, yambara uniform hasi afitemo imyambaro ya civile ku buryo iyo bihindutse ahita akuramo agahinduka umuturage. Bizababera akaga kuko uburyo bazigira abaturage bagasigarana n'abaturage mu midugudu, kuko bazwi n'ibibi byabo bakora. Mbona nge M23 izabamarira mu munyururu, kuko bazaba bavuga uriya yatugiriye nabi, uriya yangiriye nabi. M23 ntabwo izihangana kubana n'izo nkozi z'ibibi, bazaca banahanwa. Bamwe urabona ko nyine niko kaga kabo ko gutsindwa, kuko nuzahungira mu Rwanda uzahunga kuko ibihugu bihanye imipaka ni ngombwa ko byakira impunzi. Uzahungirayo nawe ntiyimenyekanishe ngo avuga ati nge ndi FDLR, ndeka nshobore nishire mu maboko y'igihugu cyacu, akihishayo nk'umukongomani. Nawe umunsi azamenyekana azabiryozwa kuko azaba afite ibindi migambi itari myiza mu mutima. Izo ni zimwe mu ngaruka mbona zabo zo gutsindwa. Simvuga izo gutsinda zabo kuko sindabona aho batsinze. Okay, reka dusubire no kuri Monisco. We hari icyo wumva ushaka kongeraho? Yangira ngo ibyo avuga ndemeranya na 100% kuko ntabwo FDLR rwose iteze kuba yatsinda M23 ari aho ngaho twakabaye twarabonye birabirinde. Ntabwo tuvuga reka mwivuga FDLR gusa, FDLR mu ni coalition, ni coalition ariko ibona ko iteze amakiriro kuri FDLR kuko niyo barindishije umujyi wa Goma. So ngo urugamba rwa FDLR ntabwo rwose ari rwo gutsinda, ni ugutsindwa kwabo. Nibyo tuba dupredictinga tuvugishije ukuri. So ibirindiro byabo byarasenywe bikomeye cyane, byabaga hari za Tongo mu Rutare he hose byarasenywe. Aho ni hafi biroroshye byahari mu Rutare. Birabirindiro bya Rwindi byabazwagamo abajenerali barenze umwe ba FARDC n'aba FDLR. Ngo ndavuga Kitambwe na Victor Byiringiro wa FDLR. So numva ngo rero uretse wenda kuba bari hano ngo berekane ko bakiri mu kazi cyangwa se bagihari, nta nsinzi ntayo rwose. Wenda uretse akagashya abarusiya bazanye, uretse ko bari banabikopreninze buriya ku bantu basanzwe badukurikira, abarusiya bigeze gukopreninga, ndavuga Wagner Group, ko Tshisekedi akwiye kuba avugana na guverinoma ya Russia ko babazana indege za F-16. Ngo nibwo batsinda urugamba, kuko mu minsi ishize Tshisekedi habuze gatongwa birukane. Baravuga ati impamvu twananiwe urugamba cyangwa se ruri guferinga, dukeneye indege za F-16. Wenda ibyo nibyo byagiye hagaragara, ariko bigaragara ko hari ibindi bari bagiye bobrija Tshisekedi. F-16 agashya ifite nakaye, iriya ndege irenze Sukhoi mu bushobozi bwayo. Wenda twaza kora research tukazana ubushobozi bwayo, ariko ni indege iri hejuru ya Sukhoi. Ni indege ishobora kurasa mu birometero 10. Itari numva ngo ushobora kuba iri mu mujyi wa Goma ikaba yarasa nka Kibumba for example. Urumva ntagiri mu kirere cya Kibumba, ariko irasheyo kandi igahamya target. Kandi urumva izindi zo siko bisaba kugira ngo ihagere, igere muri icyo kirere kuri kompora iri muri iyo zone. So izizo zirasa mu ntera ndende, ni nka tirare. Zirasa mu ntera ndende bitagombere kijya mu kirere
kigomba kubirasa irasamo intego zayo ni iya kera urumva rero ni indege mu y'abanyamerika ni y'abanyamerika byasire urumva rero ni indege mu by'ukuri ziri ku rundi rwego ntago tuzi ibindi bari bo Bridge Chisekedi ko agomba kuba ndabona ari ya F cyangwa se YF cyangwa se YF 16 izwi nka Cobra izi ndege rero ziri mu byo Wagner Group yari yakoperenize ariko urumva niba zitarabashe kuza bigaragara ko hari ibindi ariyo mpamvu turi kumva haje ubwirinzi butari bumenyerewe ubwirinzi tubuze kuri Israel so abarusiya babuzanye ariko tukaba tuti n'ubundi M23 yahigiye ihangana n'ibitero bikomeye abantu batateza ko yahangana nabyo harimo izo drone ntabwo twatekerezaga ko M23 yahangana n'izo drone za CH4 zifite ubushobozi buhambaye kuba yaresista mu kirere iminsi ibiri n'ubushobozi burenze so kuba yahangana na Sukhoi igenda kuri uriya muvuduko nabwo urumva yagerageje kuresista ibi nabyo izahangana nabyo ariko izajya kuvuguta umuti n'ubundi harabaze kubigenderamo murumva already kwirinda izi ntuza biyabigize so ibi rero umuvandimwe avuze Arufa n'ubundi umujyi wa Goma M23 ibishatse yakora ikibazo mu nzira kugumya ko urumva umujyi wa Goma ni wo komandoma niwe nuvango ubu ni wo mutwe urugamba vango yaba M23 kuba ifite umujyi wa Goma aho yaba yabarangije ariko kubitaho ufite ifite igihimba gusa nta mutwe ifite bivuze ngo na FRDC izaruzinga cyangwa government yako izabura umujyi wa Goma izamenye ngo kwisha n'ubutegetsi buravaho kuko urumva abangaba bakorera komandoma he muri mu mujyi wa Goma kiri mwamara cyajya muri office yiwe atira barazigenga technology barayizana kuko umujyi wa Goma n'uburyo uravance umujyi ukomereka Goma umujyi urimo miliyoni 2 si umujyi mutoya rero abawusuzugura kabanga umujyi ngo ntukene ngo umujyi ntukenewe kandi ari wo wazengereje abaturage niwe wazengereje abantu hari hoya ni wo ushingwamo imbunda zirasa muri za masisi bombe ni ushije mu Venezuela irakubita umuturage ni wo mujyi uba ukora direction za madrone ni wo mujyi bashobora gufata nubangushwa no gusanga mantene y'ibyombo nuza zabo kanari zo z'ibyombo ziri he station zabo ziba mu mujyi wa Goma byase urumva harimo something bikubakoresha muri nuza zihari ushobora gusanga ama defense yabo ari hari urumva rero ni ikintu abavanga umujyi wa Goma ntukenewe kwihahisha amahoro aba ari ukugira ngo abantu bemahoro neza ntabwo umujyi wa Goma ari ukudakeneye none se ubundi umujyi wa Goma M23 itawukeneye ifite iki isi cyane nabikubwiye nta gifite nta kiriho rwose nta na kimwe yavanga ifite ngo ifite ubushobozi ifite igisirikare gikomeye ifite nta nibi bitero turi kuvuga biri gutegurwa bizaba birimo infantry birimo artillery ndakubwiza ukuri uramutse babaye bakoye iyi coalition muri umujyi wa Goma hagiye artillery wayigenga mu kiyaga cya Kivu wayishyira heza wayishyira Bukavu se ubwo se muri site Kivu ne wayishyira Bukavu ngo ya Petit Masisi wajenga imbunda za hariya hepfo kuri Kavumu ngo zirasa Kicanga ariko uyu munsi none bazishyize muri Mugunga zifite ubushobozi bwo kurasa hariya mu mugani yagarukaga yatubwiraga noneho tekereza bayishyize mu kibaya turajyaga isenya imbunda zabo hano mu kibaya n'ibifaro none rikabaza wasanga hano mu kibaya barashyizeho rya koranabuhanga ryabo mu gitondo ejo mu masaha y'isa 7:08 twagize drone yanjye iri muri kara gace cyangwa se imboni yanjye dukoresha terime zitandukanye yikanze namwe ngo ashobora kwagiye kubikina mu kibaya kubera ko yari yabonye imodoka ebyiri z'abazungu ubwo n'abarusiya zizamutse mu kibaya abona amakamyo 3 ya FARDC azamutse mu kibaya bivuze ngo bishoboke kuba bari mu gutegura nyine yarabonye situation ihindutse mouvement de va et vient iyi coalition we aramira ngo ashobora kwagiye kubakana mu kibaya kumba atari ko bimeze so ukigaragara cyo barimo barasettinga barimo barubaka ngirango ejo bundi navuze twababwiye ko hano kuri kiriya kigo cy'abagaradi bamaze gusettinga Sadeke niho iri imbere kuri Kilimanyoka ni umuzungu hari n'ibikoresho bye ejo barodinze y'abasirikare ba deploying y'abasirikare so cyakora cyo twumvise na M23 ku deployinga ariko ku rundi ruhande deploying rega ku deployinga uri ukiri mu ishyamba utaragera mu mujyi urebye okay M23 iri muri kote nziza ifite point strategique ifite imisozi ifite hose urabona haba mu kibaya iri ahantu heza duce tw'ingenzi radufite niba umuntu ashobora kugira imboni ishobora kurasa Kicanga already bivuze ngo ntushobora kuzana ntuza aho ubwo barashaka gusenya ahari ama position yose ya M23 ikintu gihe hari niyo batasenya position za M23 iyo barashe mu baturage umuturage yita gutakariza icyizere cyane arahunga ubwo wari umaze kugira umutekano aravuga ati ibintu turimo ntago ari byo kuko abonye byabereye Mweso urabyibuka inkuru za Mweso barashe mu baturage barahunga
batangira kukema nk'imutaje bagati nyamara abantu twishingikirije ahubwo bashobora kuba nta bushobozi bafite baratumarisha uretse ko bigira inama bakaza kwirukana iriya shenge yavaga za Nyanzare na za Gatsiro bakayivana yose bagiye kwifata bigeze gutaba mu mweso barashize ntabwo twivuga dutabaza nk'uko tuvuga tutari ko habuze iki abandi babaye za kajorite urumva ntabwo ari ibintu byoroshye arufa ngayo nguko reka tugere no ku myiteguro y'ihunga rya FARDC MONUSCO iri kubatoza uko bagomba kwihisha ubundi MONUSCO iri gutoza aba FARDC abiri gutoza bagomba kwihisha ni bantu ki ni kuva kuri rank ni n'abasirikare bo mu mutwe urinda perezida ni bande iri gutoza abari ku isonga ni bariya abo bita abajiyeri barinda ikibuga cy'indege harimo n'abarinda perezida izo za special force nyine ziba ku kibuga ziba ku mipaka n'ahandi abo nibo bari mu gutozwa no kumenya uburyo babyifatamo uburyo igihe cyaba kibasohoreye kibamereye nabi kugira ngo na bamwe bahawe za uniform bazaja bambara n'ibindi bikoresho bigaragaza UN mu buryo bwo kwikingira umutekano wabo ariko ngira ngo na 2013 no muri MONUSCO niyo yatanze ubuhungiro kuri FDL harimo uyu mujyi wa Goma n'abasirikare bakuru ba FARDC nagaru bwa mbere byaba bibaye MONUSCO iteka nitanga ubuhungiro kuri aba basirikare babari cyangwa se kwikoresha ya FARDC 2013 MONUSCO niyo yacumbikiye abajenerali bo muri FDL n'ubundi barimo barwaniye intambara niyo yacumbikiye abajenerali bo muri FARDC bivuze ngo ibi bari gukora bafite ubunararibonye mvango ni bisanzwe cyangwa ifatwa rya Gicanga mwabonye uburyo ingabo za yase zihishe muri MONUSCO ziriya z'abarundi nimwo zatabariwe ariko ubundi iyo MONUSCO itaza kuhaba ziba zarahuye n'ibibazo kuko zimwe zabaga mu rugamba izindi zihishe muri yase ngira ngo zose zahise zihinduka n'izari ziri ku rugamba ziza muri yase zihita zihisha muri MONUSCO ni nayo yanazishakiye inzira kugira ngo zije guhinguka za Minova urumva ko MONUSCO umufatanyabikorwa mwiza wa leta ya Kongo cyane rwose turebe iri kubigisha guhunga kuki bigisha guhunga no kwihisha hari amakuru hari yuko umujyi wa Goma ushobora gufatwa isaha n'isaha nubwo natwe tubona ko ari icyo gisubizo kuri M23 kutawufata n'ibyago kuri yo arufa ibintu arabyumva cyane mu musesenguzi ufite ubumenyi buhagije ku kintu kijyanye n'intambara mu gisirikare ugomba guteganya ibintu byose ugomba gutegura buri detail urayifunga swati ushobora gutsinda cyangwa se ugatsindwa nitsinda ndabyitwaramo gute nitsindwa so biragenda bite withdraw rero ibikenewe cyane ku buryo withdraw mu ndake yo muri communication withdraw yo muri MONUSCO ariko kwa magana ari byo kuko niba FARDC idafite umusozi numwe iragomba guhungira muri MONUSCO nibigenda nibiye ngombwa ko tujya muri MONUSCO tuzitwara gute wenda shobora kuvuga ati tuzabambika imyenda yacu ya MONUSCO tubaye ibirango mwajya munitegereza cyangwa se mujye muca mu modoka zacu mujye mu mapatro nuko musubira muri eneo zanyu mu gihe byaba byaratunganye kuko ntabwo M23 iteze kujya gusaba liste z'abasirikare ba MONUSCO ngirebe ngo mufite bangaye ngo muduye ama liste n'ibiki ntibishoboka wabonye ko n'ubushize EAC iri hariye MONUSCO yagize uruhare mu gutuma abasirikare babaga barwanya M23 yajyaga ibambika rimwe na rimwe uniform zayo bakajya gukata mu bice M23 irimo aho ibimenyeye itanga gasopo iyo nkuru izo nkuru zigaze nuza MONUSCO yambikaga abasirikare twavuga ko bari ku ruhande rwa coalition ya FARDC ikabambika uniform ibicanga n'ibirango bya MONUSCO ni cyage cya CCLF bagatembera za Kicanga bagatembera iyo za Rucuro
nyamara bigize MONUSCO kandi atari bo. n'abarundi ko babigenza. Okay, urumva ko ari MONUSCO n'ubundi twavuga ko ku rundi ruhande ariko ntibayirenganye miracinye inkoro kuko izi neza ko iri mu manegeka ivuga iti wenda arubwo wenda leta yakisubiraho ya Kongo ikatwongera. So Alpha, wowe nkawe nk'umuntu urabona ibyaha hano kuri airport, ibi bintu bisobanuye ko abantu bashobora kwitega impinduka zishobora kuba mu mujyi wa Goma, kuko MONUSCO buri akeshi igira amakuru ifite iperereza rikomeye cyane nubwo nta kiyakoresha cyangwa se yakoresha mu buryo bwayo. Wowe uribona nk'ibintu bishobora guteza cyangwa se nk'ibintu bigaragaza kuba mu mujyi wa Goma hagiye kuba intambara ikomeye ishobora no gutuma habaho guhunga kw'abasirikare ndetse no gufatwa k'umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege? kuba MONUSCO yazanye iki gitekerezo, MONUSCO ibifite amakuru yose. MONUSCO ibizi imbaraga, ibizi faiblesse y'igisirikare cya Kongo, ibizi ko isaha iyo ari yo yose gutsindwa biraza kubaho, ushingiye mu ntambara yagicamo. MONUSCO yabaga za Kiwanja, MONUSCO ya Rwindi, MONUSCO ejo bundi iretse Kimoka, MONUSCO iretse Sake. So iravuga ko ibona ishingiye kubo yita ingabo z'igihugu, ikabona nta mbaraga, yita ibagira inama. Rero irabasha kuvuga ati rero muza mushaka ibibazo ku baturanyi b'Abanyarwanda, guhungirayo bizabagora, ahubwo twe nk'umuryango w'abibumbye dufite ibimodoka bya burere, dufite ibigo bitagomba kwibasirwa na M23 kuko mu barwana itagwana natwe cyane ko arimwe ibihanza amaso. Twe tuzabahisha nibiba ngombwa imaze gufata tunabashakira inzira muce mugenda mu yandi ma province. Icyo ndabona ko kuba yazanye ibyo bitekerezo nuko iziko isaha n'isaha birabasha gukomera abafite ubuhungiro, kuko urabona ikizagorana ni uburyo bwa transport. Urabona ko imodoka ntabwo zizakora mu mazi, azakora amato azaba ari mu gutwara abaturage, andi nayo atwara abasirikare. Ubona ko rero ikiyaga kizaba kirimo akavuyo kenshi. Kuba yafashe umwanzuro wo kubereka muzihisha mu ndake, muzihisha mu kigo cyacu, nyuma ibindi bizakurikiraho nyuma, ariko mwakijije ubuzima. Ndabona ko yatanze igitekerezo cyiza ishingiye ku mirwano isanzwe ihura nazo kandi bagatuza batsinzwe. Hanyuma turebe Alpha, wenda tusa nk'abava kuri iyi ishu ya MONUSCO. Kuki MONUSCO yahisemo kwigisha abantu ku kibuga cy'indege aho kwigisha FARDC muri rusange? Iyi myitozo iri kubera mu kibuga cy'indege indani cyangwa irabera ahandi hantu hiherereye? Kiriya kibuga cy'indege ni kinini kandi kizungurutswe n'ibigo bya MONUSCO, kandi kuba idafata abandi ngo ibigishe, urabona ko rwabaye uruvange, rwabaye Rubazarendu, ruba FDLR, ruba n'Abarundi, nayo ntiyabona umwanya wo kwigisha. Haba hari ibitambo, haba hari abagomba gupfa baba banditswe na Bibiliya iravuga ngo abakwiye gupfa n'abakira bagakira, n'abajanwa imbohe bakajanwa ari imbohe. Ubwo iri mitoza nyine abakwiye gukira. Okay, katujye noneho ku yindi nkuru ivugwa cyane y'abakomando bagera kuri 400 ba FDLR barimo baza mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ababandi bigeze kuza 128 bagashyikira Gituku, 100 bakerekeza mu kibaya, hanyuma baherekejwe na General Domi wo muri EPSRS, hanyuma abandi 28 bagasigara mu mujyi bakora operation zimwe zidasanzwe nka za zindi jye uvuga ko basigaye bica abantu, kandi kuva baza bamugani umujyi wa Goma bonye ko byahindutse, abantu barapfa umunsi ku wundi.
aya makuru hari icyo wayamenye ko nanjye hari ukuntu yabonye kandi ndabizi ko nawe uri ijisho riteye ubwoba. aya makuru rwose turayafite na mbere yo kugira ngo baze habanje gutegurwa komite zizabakira. Urabona ko leta inakomeje kongera umubare w'abariya bantu kandi urabona mu kuza kwa bariya nibyo byazanye iriya mirwano iherutse mu kibaya biza kuhasiga Wazalendo hajimirije umubare mwinshi na FARDC. Muribuka nibyo byaciyemo bariya generali bapfuye ejo bundi. wa mujenerali Nsabimana umubare wenda ari muke bakaba bategereje kuzana umubare wa 400 kugira ngo bongere, cyane ko biravurwa ko kubera ibyaha Wazalendo ikora hamaze gufunga umubare mwinshi turi muri gereza, umubare mwinshi umaze gupfa. FARDC rero nayo isigaye ifite ingabo nkeya kuko nyinshi ziri muri za Minova. ubona rero kuba wohereje uriya mubare wenda n'uwo kubafasha mu kurinda umugi nk'uko basanzwe babikora no gukora ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi, bitwaza ko bari gukora kugira ngo igihugu gikomeze kiboherereza amafaranga, dore ko kashe nizo bahanze amaso. Okay, wenda reka nsome ndebe. Birava ko abagomba kugera muri Goma 400 baraturuka muri groupement ya Binza, abandi baturuke muri Sud Kivu muri Bunyakiri, abandi baturuke muri Masisi. Aba bose bagomba kwifashishwa mu gusimbura umubare mwinshi w'Abazalendo bafunzwe bari mu magereza n'abandi baguye ku rugamba. Ibi twabivuze ngo kuko igitumye imirwano ihagarara mu kibaya n'ahandi ari uko umubare w'Abazalendo uri kugenda ugabanyuka kubera impfu zabo zikomeje kwiyongera. Hanyuma abo muri Binza bagiye kuza, bazaza nta bikoresho, bazaza nyine nk'abaturage bagiye gusenga cyangwa se bagiye mu mirimo yabo. Nibagira muri Goma nyuma yo guhabwa amabwiriza bazajya izi ngabo zombi nyine nkuko tubivuga, Binza izakirwa nyine n'uwitwa Aime Busa Mukanda, umwe wahoze ari na honorable muri Binza, kandi bazakirwa hafi y'inkambi cyangwa se bari bwakirwa hafi y'inkambi ya Bushagara muri Nyiragongo ku rupangu rw'uwitwa honorable Mumbere Bwana Puwa. Ibi niko biri, aba bose urabazi kandi abizi. Amakuru ifiteho nayahe? Reka nje mvuge kuri groupement ya Binza. Ku bakunzi ba Bwiza n'abatamenyereye kariya gace, uva Kiwanja ukinjiraho bita Kinyandonyi uri muri groupement Bugoma. Iyo ugeze Nkwenda Katwiguru na za Giseguru uri muri Binza. Iyo Binza rero ni groupement ni hamwe hafashe kuri parike, nanone ni nawo muhanda ugiye iyo bita za Nyagakoma. Ubona FDLR ziri hariya, ziri hagati kuko M23 iri mu bice bya za Rwindi yaje bashira hagati, bari hagati. Busanza ntibagerayo, Kitagoma niyo hari umupaka w'Intare za Sarambwe, bari hagati. Kuba rero bashaka inziriza, nta bikoresho bazana, bagomba kuza nk'abaturage kuko uri kuvuga? ndavuga nti bashobora kunaza mu buryo bwa giturage kuko inzira ntayo bafite ibaho ubwisagagure.
iriya grupema M23 ifiteho igice na FDLR na Wazalendo nabo bakagiraho igice, za Nyamirima mwumva, za Gisharu na za Buramba, izo zose aho ni muri Rucuro, ubwo rero ndetse ubwo bavuga ko ndi gukumva bavuga ko metro yafashe Rucuro yose babishingira kuki ntagira ifata yose. oya rwose binza ntabwo yafashwe yose, binza iracyarimo takataka, iracyarimo mw'abagome ba FDLR benshi, bari kubona ko bari hagati nta nzira bafite yisagaguye, ni nacyo mpamvu bazabakoresha mu kuza nk'abaturage, kuko hari imirima y'ibigori, hari imirima ya soya, bazaza nk'abahinzi basanzwe. Ubwo ni gahunda bafashe, kuko hose ziriyo ngiyo nta na ramporo zabona mu kugira ngo zikore, bisaba ngo bazicore rero bazizana ahantu ziri bukore zisagaguye. ahangaha bazashyikira kwa honorable mu mbere ni muntu ki uyu nguyu? Tubanze tuvuge kuri uwo Mbusa Mukanda, uwo nguwo ni umwe mu banzi ba M23. uwo ni wa wundi ufata ibintu byo gutangaza amakuru yo kubesha, avuga ngo ni umurengezi w'abaturage, societe civile, avuga ati abasore babajanye mu gisirikare, abagore bafashwe ku ngufu, abantu bashimuswe. uwo ni ubitangaza. Kubo nguwo rero ari we bakoresheje mu kubakira, iyo grupema niyo avukamo niyo yanakoreye. ubwo niba ari we bakoresheje mu kubakira, urumva n'abana baje ku mubyeyi wabo ndamuzi, imikorere ye ndayizi, n'ibyo ashinzwe n'ibyo akora ndabizi. So bivuze ko aba FDLR bagiye hariya baje kwa se wabo cyangwa se kwa bene wabo, ni ya mata bya mavuta. Mubyeyi baje ku mubyeyi, kuko niba ari we bashinze akse y'iyo ngiyo, urumva ko azanabafasha mu kubatambutsa, kuko bazaba bavuye muri teritwari azi kandi yanabayemo, azabafasirita mu buryo bukomeye. Turaza kubigarukaho tureba tujye kuri uyu bwana Puwa, tubone kujya noneho kureba nabo muri Masisi aho bazashyikira. Tuze kwibaza M23 kuri gukora iki ubundi, kubera icyo abantu batambuka bitwa abaturage kandi ari abantu bagize ari inyeshyamba zije kwica abantu cyangwa zije mu rugamba. Uyu bwana Puwa ni muntu ki? uwo nguwo ngira ngo ni umwe mu badepite batowe ejo bundi muri iyi manda, ngira ngo ni umwe mu badepite batowe ejo bundi, kandi ni umwe na usanzwe ugira ingengabitekerezo, akomoka yatorewe muri Nyiragongo, ariko n'uwo mu bwoko bw'abandandi. Okay, turebe noneho izo muri Masisi ngo zizakirirwa aho bita kuri Seserika, nyuma y'ikibuga cy'umupira w'amaguru kuri kuri Lac Vert muri village Buhimba, ku gipangu cya Mwami Bashari Mokoto, ni naho izo muri side zizaza zibasanga. Urumva ko ibintu byose biri well organized, ibintu byose barabiteguye. FDLR rwose ziye kuza kuziba icyuho, twaranabigarutseho turavuga tuti turaje tugaruka no ku bihumbi 5 bigiye kuva i Burundi, bagiye kuramfurusa nabo bagiye kuramfurusa kuziba icyuho cy'ingabo z'u Burundi zatikire haramwe kuri butaka. Arahiye ndakurahiye, urugamba rurakaze. Ahangaho bimeze bite Alpha? Bashari umwami Bashari ngira ngo niwe nyine nyiri sheferi y'Abashari, irimo za Gicanga, za Mweso na za Busumba n'ahandi. Kuba ari utanze urwo rupangu baza gusoreramo, nuko ubwo arashaka
mu kwakira zimwe ziriyo hirya zabibwe, iyo hirya zakivuye n'ahandi, kuko niyo baba bafite ibyicaro. Reka tuvuge ko kandi ku bazi Masisi 23 iracyafite ibice itarageramo, iyo wumva zagahira. Numvise mugenzi wanjye Kidi avuga ku uriya FDLR bigira abarundi ubutegetsi babuhaye igisirikare. uyu Sukisa nyine rwose usanzwe ufashe imitwe yitwaje intwaro, n'umwe ugira ibintu by'amacakubiri. uyu nguyu yavukaho bita Mweso, ariko akaba ari umuntu rwose ukunda kuja imbere cyane mu bintu by'ibyama. Ngira ngo hari na videwo ziza zitambuka ari kubaha imbaraga, ari kubaha morale. uyu nguyu niba ari uzakira abo ngabo ndabona ari byo, kuko nanjye muri raporo mbona ahangaha ndabona ko yanamaze nawe mu gutanga igitekerezo cy'uko abakire bo muri Masisi bafite amamodoka bagomba gutanga za kontribisiyo z'amafaranga. Buri muntu ufite imodoka amadolari 50, buri muntu wese agomba gutanga amadolari 50 kugira ngo izi nyeshyamba. Umukire wese ufite imodoka ya Fuso, ufite minibus 30, w'imodoka ya Fuso 50. Kandi bikaba bivuga ko hazwi haravuga ngo bikozwe tariki 15 byabereye muri hoteli, sibyo? Iyi hoteli yitwa ibyiza by'iwacu, ni by'iwacu muri Iwacu Heza, niho byabereye ku cyumweru. Ndabona bari hoteli Iwacu Heza, ngo ni hoteli y'umunyarubaya, ngo iherera mu gace k'iyo hepfo nyine muri Keshero, za Keshero nyine, hazwi nko kwa mvuna abantu cyane mvuna abandi nawe ni depite mbona abandi. uyu nawe n'umwe mu badepite bo muri Rucuru. Bikaba ko abo muri biza bazaza nk'abaturage nyine nkuko twabivuze, bakaza ku mamoto bari kumwe na Majoro Niyonzima Kiwede. Hanyuma bo muri Masisi bazazana bari kumwe na Colonel Ndereya Gapijo, yungirijwe na Nsengimana Gipanga. Nguko uko rero FDLR 400 zigomba kuza mu mujyi wa Goma, kandi zizaza mu gihe Burundi nabwo bugiye kohereza ingabo 5000. Mu nama yabaye ku munsi w'ejo, Uburundi bwanze ko agomba kuza ingabo 5000. Asaba bose baba zambonera kure bagiye bafata ku mutumba. Aba n'abasirikare ntago ari mbonera kure, kandi bamaze kuba banategurwa, kuko n'amazina yo yongere kuri nominoro. Urumva ni oda mbonera kure barabanza gatroninga bagatumwanya wo gutroninga n'ibiki byose. Ubu tuvugana rero bitewe nuko imigendekere y'urugamba rw'abarundi boherejwemo hano muri Kongo Kinshasa rurukushaho gusobana, bigira inama noneho yo kohereza abasirikare n'amazina yabo already yamaze koherezwa kuri nominoro y'abasirikare bagomba kuza muri Kongo Kinshasa. Ni inama yabaye ejo mu masaha ya 5 nibwo yari itangiye, isoza hafi 3 z'ijoro. Mwibaza inama ba generali bari basabwe kupa telefone kuzizimya. Iyi nama ikaba yaranzuye kandi ko imwe mu myanzuro yafatiwemo yuko hari abakomanda bananiwe urugamba hano muri Kongo bagomba gucyurwa bakabadirishwa na bagenzi babo. Urumva ni inama yarimo ikintu cyitwa witwa Prime Niyongabo, ni CDS w'u Burundi, ingabo mukuru w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ngo yari yabishe chef d'état major, yari yarakaye cyane, avuga ati ntago byumvikana, ariko bigaterwa na pressure Kinshasa iri gushyira ku Burundi, ivuga iti ibintu mwatwijije ntabwo muri kubikora, ati mwananiwe mwe mwanza mwaratsinzwe, amadolari tubaha ni menshi. Kandi biravuga ko muri Minova FARDC babaye benshi cyane, ndetse bari gushyiramo imbaraga zikomeye, bava Bukavu na FDLR yo muri parike ya Kauzi yaje nayo. Uvuga ngo aba bose umugambi nta wundi nukuza kujya gute gufungurira amahanda. Ni kimwe kandi ko haje n'abazarendo banyatura na Pareko, abo bita Samusamu, mbese ni bake baje kuri Samusamu. Iyi Samusamu ni inkambi ihereranye
na resitora ni resitora nini yitwa samusamu, kuko rero iyi nkambi iri mu kibanza cy'iyo samusamu, niyo mpamvu bahita samusamu. ni ukuvuga aba bazarendo niho bagiye, aba bazarendo bagiye uyu munsi nabo bahahuriye. urabona ko kariya gace niko gace gategurirwamo imigambi yose, niko gace gafite ibibanza bitubatse, niko gace karimo umwanya ubona ko bawuteguriramo gahunda zabo, kuko umujyi urimo akavuyo nyine. Hanyuma turebe Alpha, ari nayo nkuru tugiye kujya tugaruke ku busesenguzi na Alpha mu gihe gitoya. Biravugwa ko Sadek uyu munsi yinjiye mu nkambi yo kuri hoteli Karibu gusaka abasore bo mu bwoko bw'abatutsi, bashaka kubaka za telefone no kubaka CPGR. Ibi bintu byaje bite? Sadek yinjira gute mu kazi ka leta gute? nje naze kubibona, ahubwo numva bisa naho binyingije mu bindi bitekerezo, kuko ubundi Sadek yari izwi ko nk'abantu bagomba kuba bari mu mirwano nk'uko iki gihugu kiba kibiteze. Kuba baza kwinjira rero mu byo kuja gucekinga bari mu nkambi, izo zagakozwe n'inzego z'umutekano w'umujyi. Naze kubyumva, numva ko bamanutse baje kuhagera, barinjira batangira kudezaruma abasore bo basanze, nyuma ariko ngo polisi yaje kubihagarika ibasubizayo. Ariko ngo abafite za CPGR, abafite za simukadi za MTN na za telefone nini, urumva ko bari bamaze kubazingira cyane, ko n'inkambi iri ku mazi, iri no mu rupangu, nta bwinyagamburiro. Wumva ko rwose nje nabonye ko bishobora gukurikirwa n'izindi ntambwe zitari nziza, kuko urabona bahise babaterereza ruriya rubyiruko rw'inkozi z'ibibi zigenda zitwika abantu no kubarya. Nje ndabona ko ejo n'ejo bundi bazana bahura n'ikibazo. So bivuze ngo nabo barageramiwe kuza kubashaka amatelefone, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bivuze ko utitonda arabigendera. Harimo abasore, harimo abagabo, kandi ni inkambi igwiriyemo ubwoko bw'abatutsi, abavuye za Mushaki na za Kirorirwe n'ahandi. Urabona ko nabo nubwo babamo ntibatembera, hari abaja gucaginga telefone zabo, waje kwishikira bakayikwima ntugire ibyo uvuga. Barimo nk'imfungwa, ntaho bataniye n'abari mu magereza. Ibi rero bikaza gukurikirwa no kubona uwitwa umusore, ugaragara nk'umusore ntibamubona nk'impunzi, bamufata mu yindi shusho nyine. Urabona ko bari mu kaga, kandi niba byabaye ubona ko rwose Sadek yajya yinjira mu mirimo itari iyabo. Yego. Okay, hari n'andi makuru mbona ariko sindabasha kuyabona, ngo uyu mwana w'umuhanuzi wakuye umutima abasirikare ba FARDC, ariko yo ndaza kuyashaka. Ari very interested cyane. Urayaza ayo makuru? Nayo nzi, ariko niba yabahanuriye nabahanurire bahunge bukiri kare. Nawe bateye ubwoba none. Abavunira mu ivi. Uravunira mu ivi rwose. Alpha, ndumva igisigaye none reka turebe, dusesengure gatoya turebe, nawe uraza kudufasha. Turebe Kedi. Yes. Noneho huguka. Izi ngabo ziri kuza mu mujyi wa Goma. Ubishize za FDLR, nurangiza urebe nizi tekinoloji ziri kuza mu mujyi wa Goma. Erega wibuke ko icyambere cyo bino bintu hagira ingaruka. Izi mbunda bari kuza kurasa kumva ngo nimbunda nini rasa, uko inavuga cyangwa umwuka wayo niko bigira ingaruka ku muturage. Nuvuga ngo iki ni ikirere kiri ku mumanyi, zo ingaruka zambere ku muturage. Hanyuma ikindi,
wowe ubona M23 uyu munsi none tubwe itageze ahantu noneho igiye kurwana byo kurwana. Mu kiganiro nagiranye n'umuvugizi wa M23 yambwiye ko uyu munsi wa none imirwano barwana ngo nukwirinda ntabwo bararwana defensive ma. Ngira ngo igihari ni kimwe M23 ifite isigaye irwana cyangwa se ibintu byayikora muri no misi isa naho iri kurwana mu buryo bwa kidiplomasi cyane kuruta uko yakabaye mu by'ukuri ihangana n'umwanzi bahanganye hifashishijwe umututu w'imbunda. So haciye iminsi duheruka kubona ibitero bya M23 bifunguye bataka Rwindi n'izi za Nyanzare. Uyu munsi hano rero kuva bavanamo Rwindi basanye naho bagenza make barimo barwana bidefanda. Ariko ku rundi ruhande igihe kirageze ngo M23 ive muri ibyo bintu bya diplomasi cyangwa se ise naho ikanguka irebe ko FRDC cyagiye cya CSRF bagiye bahezaga ngo FRDC kitegura nizi diplomasi M23 irimo birwa amahirwe FRDC yo kongera gukora riyoge yo kongera kwiyorganiza. Niyo mpamvu uri kumva iyo za Rwindi bari ku iyo za Kibirizi bari kuvana y'abasirikare iyo za EAP muri Sud Kivu akavayo i Burundi bagiye kuza mu Rusiya yiri wari gusetinga ikoranabuhanga uyu munsi wigeza kuva neto akazezavuyeho izira ni mata yarisho zigomba kuba mu by'ukuri ategura urugamba bagomba kuba barwana. M23 igihe ni iki kugira ngo ive mu bintu byo kwirinda kuko Tshisekedi nta biganiro ateze gukorana namwe rwose ibyo bintu by'ibiganiro yabashwishurije. Niyo banareba neza ko nta mikino yatumye Wazari no kugira Kinshasa ejo bundi abagiye kugira ngo bajye kurwana tanze amafaranga nta kindi tuvuga amabwiriza n'ibikoresho n'ingabo barunda muri iki kibaya tukirwa tuvuga uburyo Sake bari kuyipangira na zira za Minova bura umurundi aza akenshi burya bashaka kubaka urukuta rukomeye cyane hara muri Minova. So M23 rero yabyanga yabyemera nibikunda abaturage bari mu duce igenzura ubu nicyo kigezweho kuko imbunda irasa ibirometero bingana kuri nibishake be 30 burya niyo FRDC irashinka wabyanga babyemera umuturage burya aduta cyangwa se akweshoninga M23 umushaki twarabibonye bararashe isoko riteranye riraremura bari abaturage bagiye basingiza M23 baravuze bati aba bagabo kuki batigizayo aduye kuki aho imbunda zituruka batari gukurikira ngo bajye kureba ikibazo gihari cyangwa se gukurikira imbunda. Uyu munsi wa none ntabwo FARDC ifite papasi yo kujya kurasa idefense za M23 igiye kurasa abaturage hari. Rega urabona abaturage bo muri Kongo nabo bameze nk'abantu bamenyera intambara bazifata nk'ibintu bisanzwe barafana ariko igihe nta nubwo mbarenganye n'inama nta yandi mahitamo afite intambara zimaze imyaka 20 urumva imbunda nta gigisha tubisha imbunda ugira ukamenyera ariko ikigomba gushoboka kugira ngo imirwano ishoboke umuturage utazava mu nzira FID izamurasa niko kuri ntabwo mbabazi ubifite ndivugiye hano kuri izi mikoro za Bwiza TV FRDC ntabwo ifite papasi yo kurasa defense za M23 ubwo bushobozi ntabwo bafite zo sizazorohera keretse cyakora cy'ubwo tekinoloji yaje wenda bizakunda ariko aba bagabo nta mwena nke bafite imbunda bari kubwira irasa mu birometero 60 bari gutereka muri Mugunga baza ko nibayikoramo bakayijugunya hepfo muri Bwiza cyangwa muri Gicanga bibaza ko M23 itazahura M23 ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikitwa Atirayi barabizi kuko basanzwe bahangana nayo ariko umuturage uri hari akuzi ko reka ngo urugero usibye wenda ko uzi ko aba ba FDLR ngo bigeze gutereka imbunda bari bazanye bari kumwe n'abarusiya imbunda bateretse za Cyanzu hejuru bashaka kurasa imwe barasaga mu Kinigi yari iteretse muri cya kigo cya gisirikare kiba hari muri aya majyaruguru muri Rucuru kiba kita Rumangabo yashe mu Kinigi ibazi Rumangabo yashe y'amakomporo noneho ibaze bavuga ko bashobora no gufata imbunda yindi bakayitereka Bunagana ikbanarasa ni Kigali zirahari izimbunda zirahari zifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero hafi 80 gutyo ahanga mbona ko uko imigiye gishira n'u Rwanda ariko mbona ko rukuye kugira icyo rukora kubera ko tube open no turebe u Rwanda rufite umwanda wegereye umupaka kumba gukiriyaringa uri n'umwanda cyane uko aba FDL bari kuva yoza Binza bari kuva muri Sud Kivu ntago baje kubw'impuwe bagira u Rwanda erega 2013 barashe mu Rwanda none se nta makompora yagwaga hano inyuma yacu mu mbuga ngari u Rwanda ruturanye rufite umuturanyi mubi oya ruhana umupaka na FDL Rwanda urakoze cyane dusangiye imbibi hariya mu kibaya FDL yakora patrol ku manywa na nijoro RDF igakora patrol ku manywa na nijoro
amatoroshi ya FARDC ya FDLR amatoroshi ya FDLR ashobora gukubita na RDF. Urumva iki ni ikibazo gikomeye cyane twebwe dushobora kuba tubivuga abantu bakuvana ibintu bisanzwe ariko ni ikibazo my friend. Reka ngurugero rumwe abantu batwayaga tubanya nyamara FARDC irimo irafosinga irimo irazana ingabo batakumwe bamukajya ati bafite iki uyu munsi izana iki uyu munsi izo bibundi zana izo technology zana iragenda ikora update kuri defense zayo update ku ntwaro zayo ubibaza ko izi ntwari iri kuzana itazica abaturage ngende ho ndakubwira 2013 hari amakompora arenze rimwe yaguye mbuga ngari na za cyanzarwe yagiye agwayo icyo gihe kandi FDLR nubwo yarwanaga ntabwo yari ifite yari harahawe ikaze nk'ubu uko bimeze ubu n'abayobozi hano mu mujyi wa Goma noneho ongeraho Wazalendo ikora ibiyije mu mutwe nyine ho we Wazalendo yuko n'abandi batoto bo bakora ibintu bije icyo atekereje aragikora urumva rero ntago byoroshye kandi iki kibaya ejo bundi namagashe turara mu kibaya twerekanye defense za Wazalendo na FDLR nizo zegereye imbibe ahitwa mu Kanyanja ahitwa Cyabwato ni FDLR yarubatse amahema yaradekoye so no kuvuga ngo rero isaha ku isaha buri igihugu cy'u Rwanda cyo gikwiye kugira icyo gikora kikigizayo uyu mwansi mu by'ukuri wegereye imbibi ntago bibaho sinzi uko twabivuga kuba FDLR yatorana na RDF bagakora patrolo kuko imipaka iba yegeranye uzi ko nk'ahangaha za Rutagara ku bantu bazahitwa mu Rutagara ni hano Rwanda aba bose bari kuzana bose ni aduyi y'u Rwanda abarundi bagiye kuzana hahandi umusirikare wa RDF ashobora kurenga imbibe intambwe gatoya gusa karenga metero 5 agashiduka ageze ku butaka bwa Kongo hari ashobora kwakirwa na FDLR urumva bararebana yana pepera note ibintu bitabaho cyane ibi bintu rwose u Rwanda narwo rugomba rukura izi pubere kuri uyu mupaka. Okay, reka dusoze amakuru tuzakomeza amakuru kuyavuga nitwayamara. Tubabwire ko cya kigo cya Gatumba cya gisirikare cyo muri Gatumba ni Burundi cyarengewe nacyo. Cyarengewe n'amazi. Cyarengewe n'amazi. Abarundi bafite ibibazo bijyanye n'umwuzure mu gihe kandi bashaka kuriza abasirikare muri DRC. Reka dushimira abakurikiye kino kiganiro kandi ndagushimiye. Bitanze ari ikiganiro dukoze bwije nanjye nta kiga ko ndi bugikora iki gihe ariko dushimira bari kwanga bw'ibyuma Alpha reka ngushimira amakuru ni menshi ejo tuzagaruka twongera kubivuga ariko mu bigaragara nikiza ko abaturage bamenya aya makuru nyamuneka mube mureba nibatera bombe uzamenye kwihisha ikindi mwirinde kwegera abazarendo kuko abazarendo bamaze abantu abazarendo bamaze abantu urakora Borne 13 ejo haguye umugabo n'umwana Borne 13 ariko kuri side ya Kongo byatumye umumama bita ngo ni député Adele Bazizane aza gukoresha inama ikitaraganya avuga ati mugerageze mukurikirana abantu bari gukorosinga muri no area ni muri Nyagongo batazwi ariko amakuru dufite ni FDLR yabisha Borne 13 urumva yose na makuru asibikira ku rundi ruhande ariko umwanya ubutubanye muto ariko umupaka rwose no kwitonda cyane yego sawa kandi ndagushimiye asante